umuntu aragwaciye sinubifate man byakuyihanyo kuwe kari kubana kanucishemo naga ari sawa byakubibwira nk'inyabugogoshya neze neza nagukoze byakorerwa ikararishuye subundi bikorera iki kareba ishongo aha reka nkwihorere reka nanjye mahagarare maze ndebe Abantu bambaza aho ngiye ibyo ngibyo birakureba urajyana n'icyanjye mani wowe urajyayo icyanjye cyangwa arasaze n'icyanjye ari icyanjye wa buroro uburoro ashangiye ndi inkoko mwana niba ngibi byari birimo reka njye nigendere ubwo kigiye kanikurikirira icyana she ubusi kano kanya kiriya kibebe kinyuze wakubonye ndakwishimira mwatanga neza hano hose wanyemera tukaganira se ikibazo se nimba ubyifuza kirashaka kugira ukunda cyane bitewe no kuntu nakubonye ariko bwa bebi njyewe buriya ntukandebe gutya ngo nuko duhurira aha ngaha mfite amazi i Kigali mbe nzamutuzamo mfite imodoka kiriya kiyaga cyose ni icyanjye ntuzagira ikibazo ntuzagira ikibazo ugenda gusenga byose nta kintu kimwe bigenda uramutse unyemereye habayeho ifoto mani yari amasahane mama akambwira ngo ntabwo wayogeze koko ntabwo wayogeje ubwo se ya matera warayunyariye wayanditse cyangwa ugiye kunyibutsa yuko wasize unyaye mu buriri ukaba utabyanitse ibyo mani nasize wa mwana wanyu wabuca arimo aragira ngo waruye ibigo byari biri mu nkono rata baby iki se kandi wacuze umwana umva mbese arakubwira amafuti uyu nguyu nawe ukabyemera amafuti iki kandi wari ibijumba 3 by'amahinja mugabanye itiko aho ngaho gusa ngiye murimo muramarira n'umwanya nari nifite naho nigiriye cyana kiducitse How we have this? cyaducitse kabisa ngo kira cyane kiducika ntago ari wo biteye gatera amagara y'umurenge